imuvuzeho rero iravuze ngo bukeye yinjira mu mudugudu umwe. Akigera muri uwo mudugudu, abo muri uwo mudugudu bamwitegereje babona ko ari umuntu w'Imana, babona ko ari umuntu udasanzwe. Arangije bamwe ngo databuja, dore uyu mudugudu uburyo uri heza, nawe ubwawe urabireba, ariko dufite ikibazo cy'uko amazi yo muri uyu mudugudu aruza, ubu butaka ni bwera, amatungo anyweye amazi araramburura, abagore banyweye kuri aya mazi inda zivamo, ndetse kabone n'abakarabye kuri aya mazi imuzi zigenda zikobana, bitewe n'uko uyu mudugudu ufite ikibazo cy'amazi. Nawe rero ubuzima urimo ufite icyo ukeneye ko Imana ikoherereza umuntu wayo, cyangwa se ugahura n'umuntu wayo yarangiza agahindura amateka y'ubuzima bwawe, yarangiza agahumanura isoko yawe yahumanye. Iyo isoko yamaze guhumana, iyo umuntu acuruje abona ko yacuruje, ariko yagera mu rugo akabara amafaranga yakoreye akayabura, icyo gihe isoko yawe iba yahumanye. Iyo isoko yahumanye, umuntu arahembwa mu kazi, amafaranga yajya kuyareba agasanga amafaranga yahuye n'ibibazo, ndetse ibibazo ntabwo bizarangiye. Icyo gihe isoko yawe ifite ikibazo, ukeneye guhura n'umuntu w'Imana, umuntu w'Imana agahumanura isoko yawe. Bibiliya ivuze kuri uyu mugabo witwa Elisa, aba bene mudugudu cyangwa se abari batuye muri uyu mudugudu ngo bakimukubita amaso bahise bagira ibyiringiro ko uyu mudugudu wakongera kugira ubuzima, ariko ntabwo bari bazi ngo uzagira ubuzima mu buhe buryo. Ntabwo wongeye kugira isoko irura, uyu mudugudu ntabwo wongeye kuba mu isoko irura, uretse no kurura ntabwo wongeye kurumbya, uretse no kurumbya ntabwo inda zongeye kuvamo ku bagore bari batwite, ndetse kabone n'abakarabaga amazi bagakobana ntabwo bongeye gukobana, ndetse n'amatungo yarambururaga ntabwo yongeye kuramburura, ahubwo yatangiye kubyara. Ndagira ngo ubwire ngo uhereye amasaha hari umugisha utangiye kwinjiramo, ugiye kuwinjiramo bidatinze. Umva impamvu ugiye kwinjira muri uyu mugisha, ni uko isoko yawe ihumanutse. Ntabwo isoko yawe izongera kurira, ntabwo ubuzima bwawe buzongera gusharira. Ndatangariza ibihombo ntabwo bizongera kubaho, ndatangariza ubushomeri ngo ntabwo bizongera kubaho, ndatangariza amadeni ntabwo azongera kubaho, ndatangariza ko wabona imiryango ntabwo bizongera kubaho. Impamvu imiryango yakwanaga ni uko haleluya, impamvu ubushomeri bwari buhari ni uko isoko yawe yari yaruraga, ariko uhereye amasaha isoko yawe ntabwo izongera kurura. Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana nabane namwe, kandi Imana ibagirire neza. Nongeye kubasuhuza, mbifuriza amahoro y'Imana, kandi imigisha Imana itanga ibe kuri mwebwe ndetse n'abanyu, ibe ku miryango yanyu mwese, kandi Imana ibahaze uburame, Imana ibagirire neza. Munyemerere tubanze dusenga Imana nk'uko bisanzwe. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Himbazwe Tofiri, ariko mbere ko tuganira ijambo ry'Imana ndagira ngo tubanze twiragize Imana, dusenga Imana, dushimira Imana ibyo tunyuzemo muri ino minsi, dushimira Imana ikiduhagazeho, kandi nitumara tuyiragize n'ibiri imbere, kuko kubaho kwacu kuri mu biganza byayo, ntabwo biri mu biganza by'abantu, kuko iyo biza kuba mu biganza by'abantu tuba twarapfuye, ariko kuko kubaho kwacu kuri mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu duhura n'intambara, tugahura n'ibigeragezo, tugahura n'amakuba, ariko ibyo byose tukagenda tubisimbuka. Imana ikagenda iturinda, Imana ikagenda iduhagararaho.
Imana ikagenda ituzigama. Rero dushimye Imana ikomeje kutuzigama, kandi dushimye Imana ikomeje kutubera uburuhungiro, ikatubera uburuhukiro. Umuririmbyi yaravuze ngo Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro. Araje avuga ngo nta byago bizantera ubwoba kuko yambereye ubuhungiro. Aravuga ngo Mwami ni igitare gikomeye gikomeye gikomeye. Mureke rero dushime Imana kubw'uburinzi bwayo bwagaragaye. Imana mu izina rya Yesu, Imana nkuru, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yo guhabwa icyubahiro. Turagushimye ko watubereye Imana, turagushimye ko waturinze, turagushimye ko wahagararanye natwe mu gihe nk'iki ngiki. Ukomeje kutubera Imana kandi umurengezi, ukomeje kutubera byose, ukomeje kutubera ingabo idukingira ku manywa na nijoro. Ibyari kuduhitana byabaye byinshi, byari gutuma duseba byabaye byinshi, ariko muri ibyo byose waraturinze, uturinda ku manywa, turinda nijoro, turinda turyamye, turinda tubyutse, turinda tugenda. Izina ryawe nirihimbazwe kandi izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugushimiye rero ko wongeye kwemera ko tugaruka imbere yawe tuvuga imirimo n'ibitangaza byawe, tuvuga kuri Imana igira neza, tuvuga kuri Imana itabara, tuvuga kuri Imana irinda, tuvuga kuri Imana ihagararana n'umuntu ikamurengera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho tugirire neza kandi dufashe muri byose, kandi turwanire muri byose, udutsindishirize muri byose. Ntitube twenyine ahubwo dukomeze kubana nawe ku manywa ndetse na nijoro. Muri uyu mwanya w'ijambo uzubane natwe, uzuterane natwe, uzutugirire neza, uzutuneshereze, imbaraga zawe zigaragare, ubutware bwawe bugaragare. Iri jambo rigira ibyo rirema, iri jambo rigira ibyo rihindura, iri jambo rirwana intambara mu izina rya Yesu. Ntaba ari twebwe ahubwo reka izina ryawe cyubahiro. Urakoze Mwami, urakarama rero bana natwe, ntutureke ngo tube twenyine ahubwo ubane natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina, amina. Imana ibahe umugisha rero, kandi Imana ibagirire neza. Tunejejwe n'Imana kongera kubana namwe mu mwanya w'ijambo, ariko mbere y'ibindi byose dushimye Imana ikomeje kudushyigikira muri uyu murimo, kandi dushimye Imana ikomeje kugendana natwe amanywa na nijoro, tukagenda tubona ukuboko kw'Imana uko bwije ndetse n'uko bukeye. Imana ihabwe icyubahiro. Ubugira kabiri turashimira abantu mwese mukomeje kutwereka ko mudukurikiye. Imana ibahe umugisha aho muherereye. Abagore Imana ibahe umugisha, abagabo Imana ibahe umugisha, abakobwa Imana ibahe umugisha, abasore Imana ibahe umugisha, ndetse n'abakecuru n'abasaza Imana ibahe umugisha. Buri muntu wese rero uri gukurikirana ubu butumwa bwiza mu mbaraga ndetse n'ubushobozi mpabwa n'Imana, mwatuyeho umugisha kandi mwatuyeho kugirirwa neza n'Imana. Dushimiye rero abantu bakomeje kutwereka ko badushyigikiye, baba batugezaho ibitekerezo, baba baduhamagara kugira ngo tubasengere ku bw'ibyifuzo. Imana ibahe umugisha, ndetse baba n'abandi bose bakoresha imbaraga zabo, bakoresha ubutunzi bwabo, bagakoresha umwanya wabo kugira ngo ibi biganiro bibashe gutambuka. Aba bose Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagurira imbago ku munsi w'amakuba ndetse n'uw'ibyago. Imana yo mu ijuru izabibuke, Imana yo mu ijuru ntimukagire icyo mubura muri hano mu isi, ijya igomeza ibagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Namwe Imana ijye ibaha umugisha. Rero mwarakoze kubwo kudushyigikira, n'ubundi muzakomeza mudushyigikire, haba ku bitekerezo, haba ku nyunganizi, abajyanama. Imana ibahe umugisha, uko twagiye tubona abantu benshi baduhamagara batubwira ngo mushumba turagushyigikiye. Imana ibahe umugisha, bakomeje kunsengera kugira ngo ibivugabutumwa ryaguke. Imana ibahe umugisha, kandi dushimira umuntu wese uri gushyigikira iyi channel yacu ya YouTube Ihimbazwe TV kugira ngo yaguke mu buryo bwose bushoboka. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ndabakunda rero, ntabwo ari ibintu muyobewe, ababizi benshi murabizi ko mbakunda. Imana ijye ibambera umugisha kandi Imana ijye ibagirira neza. Tuganira ku ijambo uyu munsi, ijambo rirema, ijambo rihindura, ijambo rihindura imibereho, ijambo rihindura amateka, kuko ijambo ry'Imana ni umutsima. Nkunda kuvuga iri jambo nkaba ijambo ry'Imana ni umutsima utunga umugenzi mu rugendo. Umuntu wari ijambo ntabwo ajya asonza, ahubwo iteka ahora haze. Ndumva ashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo Imana ihumanure ibyawe byahumanye, kuko hari ibyawe byahumanye. Impamvu ukora n'ibyemere, impamvu ibintu bizaba bitagenda ni uko umwanzi yabihumanyije. Ariko ndumva ashaka ko Imana muri uku kwezi cyangwa se muri iyi minsi turimo, muri uku kwezi kwa 9, Imana yahumanura ibyawe Satani yahumanyije, uko
ukongera ukanezerwa, ukongera ugaca mu maso, ukongera ugashima Imana. Kuko iyo Satani yahumanyije ibintu, icyo ugerageje gukora byose biranga, ariko Imana yo yabihumanuye, amateka yawe arahinduka, cyangwa se ubuzima bwawe burahinduka. Uko abantu bari bakuzi nabo ariko bakomeza kukubona, ahubwo bakabona Imana yahinduye amateka. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryano mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ni ibice byaho bibiri, umurongo waho turasoma umurongo wa 19, numva turi bugere ku murongo wa 21. uko imirongo ari 3 turaza kuyivugaho, ubundi tuze kuyisengera mu Imana kugira ngo Imana igire amateka yawe ihindura, kandi Imana igire ubuzima bwawe ihindura. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Elisa ahumanura amazi. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu buryo uri heza nkuko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. 20. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishire n'umunyu. Nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko y'amazi amwisha n'umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurunza. Amina. Dusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Ni inkuru z'umugabo witwa Elisa. Uyu mugabo witwa Elisa yabaye umukozi w'Imana ukomeye, kuko Elisa yabanye na Eliya, ariko igihe kigeze Eliya aragenda, ubutware bwari buri muri Eliya busigara muri Elisa. Elisa nawe nubwo igihe cye cyaje kugera akagenda, ariko mu gihe cye yakoze ibikomeye, cyangwa se yabanye n'Imana mu bihe byari bitandukanye. Imana yagiye imukoresha ibitangaza mu buryo bitandukanye. Bibiliya imuvuzeho rero, iravuze ngo bukeye yinjira mu mudugudu umwe. Akigera muri uwo mudugudu, abo muri uwo mudugudu bamwitegereje, babona ko ari umuntu w'Imana, babona ko ari umuntu udasanzwe. Arangije bamwe ngo databuja, dore uyu mudugudu uburyo uri heza, nawe ubwawe urabireba, ariko dufite ikibazo cy'uko amazi yo muri uyu mudugudu aruza. Ubutaka ni bwera, amatungo anyweye amazi ararandurura, abagore banyweye kuri aya mazi inda zivamo, ndetse kabone n'abakarabye kuri aya mazi impuzu zigenda zikobana, bitewe n'uko uyu mudugudu ufite ikibazo cy'amazi. Nawe rero ubuzima urimo ufite icyo ukeneye ko Imana ikoherereza umuntu wayo, cyangwa se ugahura n'umuntu wayo, yarangiza agahindura amateka y'ubuzima bwawe, yarangiza agahumanura isoko yawe yahumanye. Iyo isoko yamaze guhumana, iyo umuntu acuruje abona ko yacuruje, ariko yagera mu rugo akabara amafaranga yakoreye akayabura, icyo gihe isoko yawe iba yahumanye. Iyo isoko yahumanye, umuntu arahembwa mu kazi, amafaranga yajya kuyareba agasanga amafaranga yahuye n'ibibazo, ndetse ibibazo ntabwo bizarangiye. Icyo gihe isoko yawe ifite ikibazo, ukeneye guhura n'umuntu w'Imana, umuntu w'Imana agahumanura isoko yawe. Bibiliya ivuze kuri uyu mugabo witwa Elisa, aba bene mudugudu cyangwa se abari batuye muri uyu mudugudu, ngo bakimukubita amaso bahise bagira ibyiringiro ko uyu mudugudu wakongera kugira ubuzima, ariko ntabwo bari bazi ngo uzagira ubuzima mu buhe buryo. Nawe uzi ko Imana izagutabara, nawe uzi ko Imana izakurengera, uzi ko Imana izagukuraho igishungero, ariko ntabwo uzi uburyo bizacamo, ntabwo uzi inzira bizacamo. Ariko nagira cyari ibindi byiringiro, nubwo igiti cyatemwe kizongera gishuke. Iyo wigeze avuga amagambo avuga ngo noneho hamagara, hari uwakumva. Umaze igihe uhamagara ntihagire ukumva, umaze igihe utabaza ntihagire utabara. Ariko nagira ngo mbwira ngo humura, Imana ya Isirayeli imanwe no guhumanura isoko yawe. Nubwo isoko yawe yahumanye, ukabona amazi akakururira, ibintu byose bikaba byaranze, ibintu byose bikaba byarapfuye, ariko nagira ngo mbwira ngo humura, hari ukundi kuntu Imana igiye kubigenza. Imana yarangiza ikakwibuka.
Bibiliya ivuze amagambo, iravuze ngo muri ako kanya Elisa arabwira ngo yemwe nimuzanire imperezo nshya, nimurangiza muzane n'umunyu. Kenshi abantu ntabwo bajya baha umunyu agaciro, ariko umunyu ni ikintu gikomeye. Uyu munyu niwo wahumanuye iyi soko yari yarahumanye, utuma abantu bo muri uyu mudugudu bongera kuba bazima, utuma abantu bo muri uyu mudugudu bongera kugira ubuzima. Ndagira ngo ubwire ngo nawe Imana igiye guhumanura isoko yawe, Imana igiye guhumanura ibyawe byahumanye. Nurangiza wongera ugire ubuzima, nurangiza wongera ubeho. Umaze igihe unywa amazi akagusharirira, umaze igihe ukaraba ugakobana, ikibazo si wowe ahubwo ikibazo yari isoko. None Imana ivuganye nawe ko igiye guhumanura isoko yawe. Haleluya! Isoko yawe waneragaho igiye kongera kuba nzima, igiye kongera kuryoha. Kubera iki? Ukeneye umuntu w'Imana. Mama ukeneye umuntu w'Imana, papa ukeneye umuntu w'Imana, ukeneye umuntu w'Imana wahumanura isoko yawe. Isoko yawe ikongera ikabazima, isoko yawe ikongera ikavomwaho, abantu bakongera bakishima, abantu bakongera bakanezerwa, abantu bakongera bakagubwa neza, abantu bakongera bagahimbaza Imana. Abantu bo muri uyu mudugudu bagize kwizera. Ndagira ngo ubwire ngo nawe ugire kwizera, kuko bamaze kugira kwizera. Elisa arabwiye ngo ndabyumva, aya mazi afite ikibazo, none ndabigize nimuzanire imperezo nshya. Nimumara kuzanira imperezo nshya muzanire n'umunyu. Ngo barabimuzanira, ngo barangije barasohoka bajya ku isoko. Haleluya! Ikibazo si amazi, ahubwo ikibazo ni isoko y'amazi. Ndagira ngo ubwire ngo ikibazo si igihe uhagazemo, ahubwo ikibazo ni icyatumye ujya muri icyo gihe. Ariko ndagira ngo ubwire ngo umuntu w'Imana nagera ku isoko y'ikibazo cyawe, ntabwo iki kibazo kiri busigare, iki kibazo nacyo kirahita kirangira. Nk'uko Elisa yasohotse akagera kuri iyi soko, yagera kuri iyi soko akavugana n'isoko. Ntabwo yigeze avugana n'amazi, yavuganye n'isoko. Yafashe wa muntu awumisha mu isoko, aravuga ngo wa soko we, wa mazi we, niwumva uko Uwiteka avuganye nawe. Uhereye nonaha ntuzongera kurura, uhereye nonaha ntuzongera kurumbya, uhereye nonaha ntuzongera kwica. Bibiliya ivuga ngo muri ako kanya ngo ayo mazi ngo ahita kwaba mazima. Reka nkubwire, umuntu w'Imana navugana n'ikibazo cyawe ujya wizera ko gikemutse. Navugana n'ubugumba bwawe ujya wizera ko ugiye kubyara. Navugana n'ubushomeri bwawe ujya wizera ko buvuyeho. Nategeka ku buzima bwawe ujya wizera ko ibyo ategetse ako kanya Imana ibyigishije kandi Imana ibikoze. Haleluya, haleluya! Dufite ibihamya by'ibintu Imana yagiye ivugana natwe yarangiza ikabisohoza. Kuba turi hano tuvuga gukomera kw'Imana nuko Imana yavuze. Iyo Imana iza kutaravuze ntabwo tuba turi hano, ariko Imana yavuganye natwe itubwira ko izabana natwe, itubwira ko izadushyigikira, itubwira ko izatujya imbere ahataringaniye ikaharinganiza. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu yahageze ibintu byose biremera, ibintu byose birakunda, ibintu byose biratungana. Iyi soko yahoraga irura, iyi soko yahoraga irumbya, iyi soko yahoraga ifite ibibazo, ariko igihe kimwe Yesu ahageze. Reka nkubwire, Yesu nagera ku isoko yawe, Yesu nagera ku kibazo cyawe, Yesu nagera, haleluya, kuri bya bindi byose wabonaga bikomeye, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo biri bwongere gukomera, ahubwo biraza koroha. Ngo Elisa kuko yari ari mu mwuka w'Imana, Elisa kuko yari ari mu imbaraga z'Imana. Ukeneye umukozi w'Imana uri mu imbaraga z'Imana, uri mu ijambo ry'Imana, ufite gutegeka, wavuganye n'Imana. Haleluya! Ngo arangije ngo arasohoka, yibuka Imana yabanye nawe, yibuka Imana yagendanye nawe. Nujya ushaka kureba Imana ntukajya uyirebera aho uhagaze, ahubwo jya urebera Imana muri bya bihe wagendanye nayo. Yarangiza ikabigucishamo, yarangiza ikakugirira neza, yarangiza ikagutabara. Bibiliya ivuze ngo arasohoka ajya ku isoko. Ageze kuri ya soko avugana n'isoko, aravuga ngo wa mazi we,
uhereye uyu munsi ntuzongere kurumbya. uhereye uyu munsi abagore bazakunywa bajya babyara, amatungo bazakunywa ntazongere kuramburura, ahubwo ajya abyara, abantu bongere banywe amata, abantu bongere bagire ubuzima, ubutaka bwongere bwese. reka nkubwire, nta kindi wari ukeneye ko Imana imisha umunyu mu isoko yawe kugira ngo wongere ugubwe neza. aya masaha hari umunyu Imana imishije mu isoko yawe. isoko yaruraga ntabwo izongera kurura. ubuzima bwawe burahindutse, amateka yawe arahindutse. abantu bagiye kongera kukubona, bagiye kukubona ushima Imana, bagiye kukubona unezerewe. Bibiliya iravuga muri ako kanya ngo bakivoma amazi kuri iyo soko ngo basanga amazi araryoshye. reka nkubwire ikintu kimwe, impamvu Elisa yagiye ku isoko y'amazi, ikibazo ntabwo yari amazi yasohokaga, ahubwo ikibazo naho amazi yaturukaga. iyo aza gufata uyu munyu akawushyira kuri karibu n'aho amazi asohokera, abari kuvoma ako kanya bari kumva amazi aryoshye. ariko dushimye Yesu, iyo amaze ibintu byose gusharira, ntamara ibintu gusharira by'ako kanya, ahubwo amara amazi yose iteka uzanywa y'ubuzima bwawe, ayamara gusharira. iyo Yesu akuraho amadeni, ntabwo akuraho amadeni y'ako kanya, ahubwo agukiza amadeni iteka. iyo Yesu akirije indwara, ntabwo ayigukiza ukwezi kumwe, ahubwo ayigukiza ubuzima bwawe bwose. iyo Yesu ataza akazi, ntabwo atanga akazi k'ukwezi kumwe, ahubwo atanga akazi k'iteka ryose. kubera iki? aba yamaze guhumanura isoko yawe. isoko yawe yaruraga ntizongere kurura, ahubwo iteka ugahora unywera kuri iyo soko, kandi ukanywera kuri iyo soko ufite umunezero kandi wishimye. Bibiliya ndayikunda cyane. Bibiliya ivuga guhera uwo munsi umuntu w'Imana yavuze ngo amazi ntazongera kurura. guhera uwo munsi umuntu w'Imana yavuze ngo abagore bagiye kubyara. guhera uwo munsi umuntu w'Imana yavuze ngo amatungo ntazongera gukuramo inda. Elisa umuntu w'Imana akibivuga ngo igihugu cyahise ko kera ahateraga harera, ingumba zirabyara, abakuragamo amadani bongera kuyakuramo, amatungo atangira kubyara, igihugu cyongera kugira umugisha. ukeneye umuntu w'Imana uguhesha umugisha, ukabona kugira umugisha. ukeneye umuntu w'Imana uwumura isoko yawe ikongera igahumanuka, ikongera ikabazima, ukongera ugashima Imana, ukongera ukanezererwa Imana. uva impamvu ibintu byose byangaga, impamvu wagerageza gucuruza bikanga, impamvu wagerageza gushakaza bikanga, impamvu kubyara kwawe byari byaranze, impamvu wari ufite amadeni menshi, ni uko isoko yari ihumanye. ariko aya masaha Imana ivuganye nawe, Imana ivuze ko ihumanye isoko yawe. ntabwo isoko yawe izongera kurimba, ntabwo isoko yawe izongera guhumana, ahubwo isoko yawe, haleluya, ugiye kuba ku mazi unezerewe. ntabwo imirima yawe izongera kudezimanya siri, izongera kurumbya. ntabwo akazi kawe kazongera kuzamo inyatsi, ntabwo akazi kawe kazongera kuzamo ibihombo, ahubwo Imana ihumaniye isoko ya masaha. Imana ikugiriye neza, Imana iragutabaye, Imana irakurengeye, Imana irakwibutse. Yesaya yaramubona, icyo gituma tutamwara. reka nkubwire, wari ufite ubwoba bw'uko isoko yawe yaruraga ukaba ugiye kumwara, ariko none anatangaza itangazo rivuga ngo ntabwo ukimwaye, ntabwo ugikozwe n'isoni, kubera ko Imana ikugiriye neza kandi Imana irakwibutse. Bibiliya yavuga ngo kuva uwo munsi ntabwo yongeye kugira isoko irura. uyu mudugudu ntabwo yongeye kuba mu isoko irura. uretse no kurura, ntabwo bongeye kurumbya. uretse no kurumbya, ntabwo inda zongeye kuvamo ku bagore bari batwite, ndetse kabone n'abakarabaga amazi bagakobana, ntabwo bongeye gukobana. ndetse n'amatungo yarambururaga, ntabwo yongeye kuramburura, ahubwo yatangiye kubyara. ndagira ngo ubwire ngo uhereye amasaha hari umugisha utangiye kwinjiramo, ugiye kuwinjiramo bidatinze. umva impamvu ugiye kwinjira muri uyu mugisha,
nuko isoko yawe ihumanutse, ntabwo isoko yawe izongera kurira, ntabwo ubuzima bwawe buzongera gusharira. Ndatangariza ibihombo ntabwo bizongera kubaho, ndatangariza ubushomeri ngo ntabwo bizongera kubaho, ndatangariza amadeni ntabwo azongera kubaho, ndatangariza ko wabona imiryango ntabwo bizongera kubaho. Impamvu imiryango yakwanaga nuko haleluya, impamvu ubushomeri bwari buhari nuko isoko yawe yari yarunaga, ariko uhereye amasaha isoko yawe ntabwo izongera kurura. Umuririmbyi yaravuze ngo afite izina ry'uwo yankunze ngo rimara agahinda ndetse n'umubabaro. Imana yacu ntihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Iki gihe rero isoko y'irura n'icyo ugerageje gukora cyose kiranga. Iyo ugerageje gucuruza urahomba, iyo ugerageje gusaba akazi amadosiye y'abandi barayafata, iyawe ntibayifate. Impamvu ni iyihe? nuko isoko yaruraga, ariko isoko yahumanutse. Iyo ucuruje biremera, niyo watse akazi biremera, niyo ushatse gusama birakunda. Nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none ubuzima bwawe bwari bwarahumanye, Imana irabuhumanuye. Iyo usomye hano muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6 waravuga kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingone. Haleluya. Bibiliya tuvuga kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none Uwiteka arahaguruka agiye gushyira mu mahoro abantu batari bafite amahoro. Arahagurutse Uwiteka agiye gutabara abantu batari bafite ababatabara. Arahagurutse Uwiteka agiye kuremera abantu akazi batari bafite akazi, agiye kuremera abantu urukundo bari barazwe n'abantu bagiye kubakunda. Bibiliya ngo kubwo kunyagwa hari ibintu wanyazwe, hari agaciro wanyazwe, hari ubuzima wanyazwe, hari urugo wanyazwe, hari amahirwe wanyazwe, ariko Imana irahagurutse. Mu guhaguruka kw'Imana, Imana ihagurutse kurwanirira, Imana ihagurutse gusubiza agaciro, imanutse gusubiza uburenganzira, imanutse gusubiza ibyo wambuwe n'abantu. Ubwayo irihagurukiye kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Umaze igihe ufite umubabaro, umaze igihe ufite amarira, umaze igihe ufite agahinda, wabuze umuntu wagutabara, wabuze umuntu wakurengera, nabo uganiye nibo babambere kukuvuga. Ariko nagira ngo mbwire ngo impamvu ibyo byose byabagaho nuko isoko yawe yaruraga, ariko none isoko imaze guhumanurwa ntabwo izongera kurura. Ubwo imaze guhumanurwa Uwiteka isahaguruka aje gushyira mu mahoro, aje kuguha amahoro, aje kuguha ubuzima, aje kuguha umunezero. Wowe bacuriraga ingoni ntabwo bazongera kugucurira ingoni, wowe bashinyaguriraga ntabwo bazongera kukushinyagurira, kuko Bibiliya ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none Uwiteka arahagurutse aje gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Amagambo y'Uwiteka, wowe ufite ijambo wavuganye n'Uwiteka, ndagira ngo nkubwire ngo urusheho kwiringira Imana, kuko amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye. Abantu bakuvuga amagambo yanduye, bagusabye bavuze amagambo yanduye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye. Uwiteka ntabwo yavuga ijambo ryanduye, ijambo ry'Uwiteka iteka ryose rihora ryera. Amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye. Bibiliya ngo ahwanye n'ifeza igeragejwe 7 mu ruganda. Ifeza iyo bayikura cyangwa se izahabu iyo barimo bayicukura nta gaciro ifite, ariko iyo bamaze kuyicisha mu ruganda igira agaciro. Nawe ndagira ngo mbwire rero, ubwo umaze gucishwa mu ruganda n'Imana ugiye kugira agaciro. Agaciro ugiye ugaterwa n'iby'Imana ikuremeye, agaciro ugiye ugaterwa n'iby'Imana igukoye, kuko Imana ivuganye nawe wowe uneze amatwi. Ntabwo isoko yawe izongera kurura, ntabwo isoko yawe izongera kurumbya, ntabwo isoko yawe izongera guteza ibibazo, kuko Imana irayihumanuye. Abarozi baroge ntibaroge, abagusabye bagusabye ntibagusabye, abakurwanya bakurwanya ntibakurwanye, abazirika bazirika ntibazirike. Isoko yawe irahumanutse, ntabwo uzongera guhura n'intambara, ntabwo uzongera kurira, ntabwo uzongera kwiganyira, ntabwo
uzongera kwiheba. Imana ihinduye amateka yawe kandi Imana irahagurutse, ihagurutse nonaha, ihagurutse kurwanirira, ihagurutse guhoza amarira, ihagurutse gukuraho igitutsi, ihagurutse gukuraho igishungero. Abantu bose bagushungere ntabwo bazongera gushungera. Bibiliya iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene. Umaze igihe usuza umutima, umaze igihe ubona byaranze. Bibiliya iravuga kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Hari ibintu wanyazwe ariko Imana ihagurukijwe no kugira ngo ibigusubize. Hari ubuzima bakwambuye, hari akazi wanyazwe, hari amafaranga wariganyijwe, hari urugo wariganyijwe. Imana irahagurutse, yabonye umubabaro wawe, iragurutse ku ntebe yayo kugira ngo izi kumara umubabaro. Bibiliya kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaho Uwiteka arahagurutse aje gushyira mu mahoro. Haleluya, haleluya. Aje gushyira mu mahoro uwo wacuriraga ingoni, aje gushyira mu mahoro uwo bahoraga bataramana, aje gushyira mu mahoro uwo bari baratse ijambo, aje gushyira mu mahoro uwo babonaga ko zarangiye. Imana ije kumushyira mu mahoro. Akira amahoro Uwiteka aguhaye, kuko amahoro Uwiteka aguhaye si nk'ay'ab'isi batanga. Ab'isi baguha amahoro umwanya muto, ariko undi mwanya bakayakwambura. Ariko amahoro Uwiteka aguhaye ni ay'iteka ryose. Nageze nabwira abantu umunsi umwe, ndababwira ngo amaboko agukomera amashyi nta niyakwima amashyi. Bagukomera amashyi kubera icyo bagushakaho, ariko icyo bagushakaho bamaze kukibona barakwima. Ariko iyo Uwiteka yahagurutse aje gushyira mu mahoro, bategetswe gukomera amashyi babishaka batabishaka, kuko ubarusha amaboko aba ari hejuru yabo, ubarusha amaboko aba yimanukiye gukora. Ndagira ngo ukomeza ubane n'Imana gusa, Imana izakurinda. Nubwo uri guca mu bikomeye, nubwo uwo mutwaro uremereye, ariko bimenyesha Imana, ntabwo Imana izaguta. Muri iyi myanya y'Imana y'ukuri ikomeza kuyobora. Reka Imana ikomeze ikuyobore, kuko niyo yaba umuyobozi wawe w'ukuri. Abantu bakuyobora bakaguta mu ruzi, ariko Imana ikuyoboye ikwambutsa uruzi. Muri iyi myanya wazanyambutsa na rwa ruzi ngo maze mfate hakurya. Iyo wayobowe n'Imana ikugeza hakurya, ariko abantu iyo bakuyoboye ntabwo bakugezaho, ahubwo baguta mu nzira. Ariko ntabwo Imana iyita mu nzira abantu yayoboye, ahubwo Imana ijya ibageza ku cyo yavuze. Dushimye Imana rero ko isoko yacu ihumanutse. Dushimye Imana ko tugiye kongera kunywera ku isoko nzima. Dushimye Imana ko tugiye kongera kugira agaciro. Dushimye Imana ko yahagurutse kubera umubabaro. Umubabaro wawe utumye Imana ihaguruka, amarira yawe atumye Imana ihaguruka, ubuzima umaze n'iminsi butumye Imana ihaguruka. Imana ihagurukijwe n'iki? Ihagurukijwe no kurwanirira, ihagurukijwe no kuneshereza, ihagurukijwe no guca inzira zitari ziri, ihagurukijwe no gufungura amarembo Satani yari yarafunze, ihagurukijwe no gukiza indwara umaranye igihe, ihagurutse no gukura mu bushomeri umazemo igihe, ihagurutse no kugira ngo abantu bose bamenye ko wasenze Imana. Imana ibagiriye neza, Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusenge Imana kubwira ijambo, wizerere muri iri jambo, uvuye guhereye nonaha isoko yanjye irahumanutse, ntabwo isoko yanjye izongera guhumana. Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusenge. Imana mu izina rya Yesu, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa, Imana yo gushyirwa hejuru, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana irinda, kandi tugushimiye kuri Imana ihagararanye natwe. Mu izina rya Yesu bagaze mu butware ndasengera abantu bawe, reka amasoko yabo yaruraga ntiyongere kurura, reka ubuzima bwabo Mwami bwongere budezini mande ya sirigide moya sano emitakiri mande ya sirigode lebosakiri mande ya sifo. Reka bongere babone ineza yawe, reka bongere bakubone. Mu izina rya Yesu uhaguruka Uwiteka, uhaguruka ugira butabara, uhaguruka ugira burengera, uhaguruka ugira abo wibuka. Mwami wamara umubabaro, wamara agahinda, bimenyekane kuri Imana, bimenyekane kugira neza, bimenyekane kuri Jehova, bimenyekane kuri Elshadai, bimenyekane ko wambaye, bimenyekane ko wishoboye. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami naba ari twebwe, ahubwo reka izajya cyubahiro. Mwami naba ari twebwe, ureka tukugire umugisha. Mwami naba ari twebwe, uze witamurure, uze ureme, uze urwane, uze utsinde. Neza Imana igaragare, twarebwe Imana bugaragare, maso Yesu agaragare, Imana yigaragaze, Imana yitamurure, Imana
Imana ireme kandi Imana irwane bimenyekane kuri Imana. Urakoze Mwami urakarama kubwira ijambo kuko ari turemye kuko ari tuhinduye bikorere kubahisha kandi bikorere kwitamurwa ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina 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 amina. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Himbazwe Theophile. Imana ibahe umugisha. Waba ashaka gusengerwa afite icyifuzo cyangwa se afite ubundi bwunganizi yaduhamagara kuri nimero 0784 7 8 8 6. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom shalom. Imana ibahe umugisha.